takamubwira Allah kavuga uri Allah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala turi Imana kandi bitakambivuga avuga ka kavuga uri Imana nuko tuye mu ijuru une empire iko nibyo kandi koko ni une empire abantu bakurikiranye kuri une empire wababwira iki ikintu nababwira umwaka wa 2023 kuza bazaguje ntiguzabage bazagira umuco kuje gubarasira bazagira ibintu byinshi cyane bagire swaga bagire potential bagire uzo baje warona potential kimasa canje nahawe n'igihugu canje nahawe na Yago TV show ngajye kineka gute ashanyuza mu jishanu kiziritse batazagihemuza bene agire ngo aje kireba nka gutya umushumba reba ndi uba reba mukini gandi ubatse ingaga 3 zangaga zira ahantu hajya mu kigo harindaga abasokirite ejo bundi twari turiyo ndagapfusha rukara yazamanuka ntiyazamuka nukuri ndi akagenda agiye agaheramo inyanja y'akarago ni ndende mana we nangwa no ku Gisenyi ukubita agapororonje ukerekeza ku mazi ugafata ku mazi ukabona n'amazi g'umuco Yo Isa bimeze bite umuhungu meze bien umeze fresh meze wanes umeze gute meze wanen ni waneza cyane meze wane bintu ni neza nta shitani ni ruzungu meze bien umeze nk'abazungu cyane bo mu kihe gihugu bo mu Rwanda isura yanje baye abazungu nahita niturira muri Chicago muri Amerika Chicago ni ikihe gihugu cyo muri Amerika aho hantu niho natura niho waba wibereye hariho n'inshuti yanje hehe Chicago muri Amerika wagezeyo oya ni inshuti yanje baje bita Gwange yo mugisha inshuti yanje magara za danje ndi no kumusuhuza cyane ahubwo niba ari no kunyumva cyane aherereye Chicago niho abaga Chicago ni hehe mu gihugu ca Amerika Amerika se ni igihugu kandi ni umugi ni umugi iki umugi wa Amerika ni umugi nibyo koko umugi gumeze bien umeze waneza gutatse kuba gumeze ukuntu wari kuwangizayo nkanahareba je ndeba amazugo muri Amerika kuri televiziyo nkavuga gawi avuga hano hatu wangezeyo nkabayo ngasharama nkajana nirirwa ngenda hejuru yagajamaze hejuru y'amazu jote none suri indege kaja ngagenda ho ndi kuguruka nukwambara amababa none wagera mu gihugu cyo muri Amerika ntugura amababa wagagura nagagura nje nkazaja nirirwa ndi kwigurukira wazaje wirirwa uri kwigurukira cyane gose nibyo koko Isa cyola none se ubundi byifashe bite sha mu buzima busanzwe mwana je meze neza meze wane uri fresh ndimo neza meze bien umutima gwanje guri gutera waneza ni ruzungu meze bien ndagafusha rukara ndimo waneza ariko Isa yola mu minsi yashize mihoro kubona sinzi abantu wagiye wari uri mazimisi ndi kuguruka ndi kugendera hejuru mu bicu waguze amababa cyane umugi gose ndi kugugendamo ndi kuguruka ndi mu bicu mu birere takugendesha amaguru kutaka none se Isa muri Tour du Rwanda baravuze ngo bashaka ngabasore n'inkumi ngo bazamamariza Tour du Rwanda kutagiyemo nje nagiyeyo je nari mpari none se babakobwa beza mwari muri kumwe cyane ko ntakubonye bameskuno bafite squaga bafite potential bafite stamina abo bose twari turi kumwe bameze bien bameze fresh cyane bari batunganye Mari wari urimo fresh nje nari mpari nuko twari turi guhurira ahantu buri wese ari kugenda ukwe none Isa
yola ugezeyo byagenze gute ugiye kwinjira? Jewe ngezeyo nasanze ibintu ari wane babiteguye neza cyane. Umusiganwa wa mbere akaba uwa mbere. Nanje nari impari. Ngo muki? Umusiganwa wa mbere akaba uwa mbere muri babandi bo ku magare. Ninde wabaye wa mbere? N'umugabo n'umunyonzi wo mu gihugu cahera. Niba ari Eritrea. Niba ari ikihe gihugu. Yashanye igikombe aragikukana. Yahise agitwara se none inuza Tour du Rwanda isirangira? Ampaye nka data yaracegukanya ku kanya ibigawi. Ahita kijana cane. Uwo munyonzi. Uwo munyonzi yaracegukanye. Ndagapfusha ruka. Wabonye amagare bafite ko ntabari meza? Ubu yahise aje no kwambarira muri magaze sport class. Kuko harimo n'ibintu bimeze gute? Bimeze bye. Byo muri magaze? Bimeze wane. Ndumva baguhamagaye cane. Uwo muntu mwitabe ntaribe. Yola. Yogamo. Ego. Urataha ryari ko mukanya saa 8 biraba bitangiye? Nibyo Claude nshuti yanje. Meze wane. Ni waneza. Ni uri. Reba handi hari inga gitatu. Reba mukinigi handi hubatse inga gitatu. Zanga zira ahantu hajya mu kigo harindaga abasokirite. Ejo bundi twari turiyo ndagapfusha rukara. Igo. Uwo ni inshuti yanje cyane. Nibyo koko. Mugira umunsi mwiza Imana ibahe umugisha. Nibyo koko. Gira vuba banguke. Sawa. Tanga rukara. Ari kuntuka. Oya. Dukuri kw'Imana ari kuntuka. Akubwiye ngo ikisi? Ari kuntuka ngo ningapfushe rukara ngo ningagwe mu mazi. Oya. Ambwiye nabi cyane. Ariko arandutse ndababaye pe. Oya ngo none se umuntu ko nubishimubwirana ari ingajyaho niye? Niya mu Kinigi. Nyuma zira misozi. Nira mu Kinigi. Nyuma zira misozi. Niho mu Kinigi se? Wazatwashana yo. Ura musozi witwa gute? Gura musozi bagwitaga Bisoke. Na Sabyinyo na Karisembe na Muhabura. Ibindi byicu. None bawitaga ngo ikizo ura musozi? Gura musozi turi kureba. Gura guriho ibicu. Nuguja mu ijuru. Niko baguhitaga. Gura gujaga mu ijuru. Ni muremure uraka. Warawuriye? N'ibicu biri kuhafata. Warawuriye? Nzagurira umunsi nigugera. Wenda waturinze none. Pande ngende nambaye amababa hasi no hejuru mu maboko mu birenge niho nzaguzamuka wanese. Tukuri. Isa. Yola. Awe n'umujama wita Hit. Hit. Ko namuzi. Hit umuremyi. Hitman. Nibyo. Ariko ngo bamwitaga kumanuka. Amanuka gari kwerekeza hagana he. Ngafite inyogo yitwa kumanuka. Iyo nyogo yogeraga mu butaka. Cyangwa ni mu kirere. Bakomanda bazamufata ndagapfusha rukara. Ngafite inyogo yitwa kumanuka. Ubwo amanuka gari kuja he. Ngo yogaga mu kiyaga cya Karago. Umwana yogeraga. Karago aramutse yogeyemo akoga umumanuko. Yazamanuka ntiyazamuka. Nukuri ndi akagenda agiye.
agaheramo. Inyanja ya Karago ni ndende mana we, nangwa no ku Gisenyi ukubita agapororonje ukerekeza ku mazi, ugafata ku mazi ukabona na amazi g'umuco. Ewe Gakarago kiyaga we azaja mu Gisindi ngo yitwa kumanuka. Azaze aje kogera ku mazi meza ni hazambwira iyo nyogo yitwa kumanuka. We yaratubwiye ngo urumva ngo inyogo ye yitwa kumanuka. Iyo nyogo ye nyine ngo yitwa kumanuka. Noneho ngashaka kugira ngo wowe ngo uzagenda kwereka iyo nyogo ye yo kumanuka ngo ho niba wo gutambika ariko ubundi wo gute. Noga gapororonjo n'amagaze n'ibindi bigiye bitandukanye kuntu. Bimeze kuntu bimeze bye ibyoga cyane, naho kumanuka byo mana aje aramanuka mu mashite niyo nayoga n'abazagenda agiye bategereze ngo arazamuka nangwa nangaramana pororonjo ndayikubitega nkaba nagarutse nuguhita komereza ngo yoga kumanuka akajyama mu mazi gahita turika gahita avamo na ruhu. Ariko ese urabona umuntu amazi yishe abasa n'umweru dede asaga n'umweru derengeri munushwe n'amazi nta n'ibiryo bibaga biri mu nda. Amazi gamucaga mu mubiri gose ugafunguka agasigara nk'itiyo akabona akaja hejuru. Yagira amahirwe ifite ari yamubonaho bakamubona acuzuye, naho ifi yo yamubonye itaga imunyotora ifi iramunyotoraga ikaza ikabinyotoye ijisho ikanyotora ururimi ikanyotora n'amagarage akaba aramanyutse yamunyotoye tote ndagapfusha rukara. Nese Isa yola cyagiye wabaga Igisenyi aryo wabaga ahantu yitwa gute? Jewe nabaga Gisenyi nabaga ahantu hatandukanye, nabaga kuri Petite Barriere, nabaga mu mbuga ngari, nabaga ku Majengu, nabaga muri Buhuru, nabaga Ikanembwe. Ewe gawe nabaga no kucyanika cyane gose. Isa kubera iki abantu bahita kucyanika? Hari kucanika banikaga amafaranga bakanika n'ico kunywa cyangwa uvu bakanika n'ugwagwa bakanika ibintu byose n'ibitoki byose kucanika gose no mugisa hose no mugisa ho banika giki? Mugisa nyine urukumva benga gugwagwa niyo mpamvu bahise guco. Igisa se ni igiki? Igisa ni igisa nyine gisa ni gwagwa bakenga inzoga zikarisha bagaturika agapfusha rukara nuko bimeze. Yego naho Igisenyi ho haragakamigwa akomana hose kandi we ni wane yola ni waneza ugira icyumweru cyiza guno munsi n'umunsi gwa karindwi n'umunsi g'umuco. Ahisa manyuka ahisa turika cyangwa uramunyotoye avuyemo ruhu amafaranga garashize ahari dubanza ari phone iri kuzima ko atari yakansubiza wasanga guhamagaye afashe kuri batiri noneho yarekura igahita iziba. Reba uruganda rw'iwacu rwa Nyabihu rw'icayi tuzaje kunywamo amajani y'icayi gamuka bose kurugukupa uguza gandi urakagira inkura gakamigwa. Igo nshuti yanje meze wanene ibintu biri guturika ni swaga none kutari kunturitsa ntandashwanyuka ngo mbaragurike cyane gose yogamo. Igo nshuti yanje naho ngaho ni wanene sibi nkubwiraga
kandi ibintu ngubwiraga bivuye ku mutima gwanje kwanga kubyumva no kubyemera ndagapfusha rukara. Nituriye muri Nyabihu ndi habaga amata y'inka ku Mukamira Dayari ku ruganda rwa Madamu Jeannette nyakubahwa Kagame niho mba nibereye. Ego mata garyoha kandi agapfusha rukara. ukoreshaga na foromaje byose bibaga bihari ugaturagara. Ego na bureba zibaga zihari. Ameze waneza cyane, ari guturika, afite swaga, afite potential, afite stamina. Ewe gawe ndagapfusha rukara. Tangiye no kumuhereza kuri swaga. Yewe gawe ikumuhereza ku maronji, mugurira amaronji dode, mugurira amaronji agaturika. nashaka tukure. Ubu ngubu ampaye inka rukara, wampaye inka y'inziga n'ifirizoni, araturitse ahise amanyuka. Avuye muri nisa yola. Ubundi life y'Igisenyi urumva, life y'Igisenyi man, Igisenyi nanjye narahabaye. Niba ari ahantu hambere ari umujyi uryoshye ni njyewe narashuhaga namara gushuhirana kagana ndi kwirukanga nkavuduka ngahita nikubita mu mazi nkijyamira. Kavuga reka nijyamire mwaga amazi niho bitari wanene, niho ari fresh, ryama ngasinzira nkanarota. Ngakanguka ndi mu mazi ndagapfusha rukara, ngacumugara ikivu cyose kigatitira. cyose kigatitira. Ntabwo biba byoroshye, ariko Igisenyi nanjye narakunze kigatitira. Cyose ubundi wogeraga hariya ku mucanga cyangwa wajyaga kubita? Wogeraga ku gisima ngakubita shite nkagwa mu mazi. Ku gisima isa kubita pororonjo komokera kujwe ndagapfusha rukara. Ese urambeshye ntabwo wogeraga ku gisima? Abaye nka rukara wabaye gisima wogeraga abametere kandi ntabwo uri umumetere. Gisima urahazi neza. Kuja ku byuma hejuru kandi bakoraga n'amashiti. Ampaye nka data nakoraga imyimbere n'iby'inyuma nkamanuka hasi mu mazi kazamuka naturitse. Ndagapfusha rukara. Ibi gawi ara ku gisima ngiye hari aporo narati nabonye. Jewe ibintu ni waneza, ibintu ni ruzungu, dore n'imvura igiye no kugwa n'ibicu ni wane. Ariko uyu munsi habyutse hasa neza. Ariko guno munsi ni mwiza cyane. Bisa kutagiye gusenga. Nasengeye mu mutima gwanje. Ese ubundi dusengera muri Edid? Nsengeraga mu Barcelone Church. Waki? Abarcelone Church. Abarcelone Church. Itorero ryo ku Gisenyi niryo nkundaga gusengera mu giza cyane. Muri ryitwa Abarcelone Church. Niko ryitwa cyane. Niryo torero nsengeragamo. Abaki? Abarestoration. Abarcelone Church. Abarestoration. Okay. Aho diwadit. Niho usengera cyane. Uragenda gutyo ukajya ku Gisenyi akabiri ujya gusengera. Nkamanyuka. Kuzura roho. Kuzina jibad. Ntago biba byoroshye. Abari wanene. Ntago biba byoroshye. Ego rukara mpaye rutwagana. Rukara wapaye kanera kubuzi wakunyereka muri Kongo ko numvaga ari intambara, ariko rukara koko wazaza mu Rwanda batazagwitana bene gahini bokicwa n'amatega kabetse. Ariko rukara muri Kongo barabakongo mani ntibazamuhitanara. Ewe gawe ndetse rukara boy abaga muri Kongo imasisi habaga intambara. Rukara boy Masisi. Ariko rukarimani zamutabare ndagapfusha rutwagana. Ntago biba byoroshye. Ewe
gawe Rukara we ayiga data Rukara bazagaruka mu Rwanda koko oya zaza no naza ahubwo se buriya ibintu uri kuvuga ngo ndagapfusha Rukara buriya nkiya kumvisha azakwica we gawe Rukara azakwica ndaka uzumva umuntu wumvaga umuntu yirahiye umuntu akundaga cyane sutirahiye umuntu ukunda guzi ngo wakwirahira nde ndabizi se ampaye inka rutwagana wambaye inka zikwiye isa yola ndashaka kugira ngo uvuge ngo mu mforowinge nitwa isa uvuze ngo mu mforowinge nitwa isa mu mfurebe bamfurebe mu mforowinge bamfubike mu mforowinge nitwa isa ni you boy inyogoye mu nyorose nitwa isa ni you boy inyogo yogamo nshuhirane oya isa ndavuze ngo mu mforowinge bamfubike sigo bagufubike cyane mu mforowinge nitwa isa ni you boy inyogoye mu mfubike nitwa isa ni you boy inyogoye yogamo tote nibyo rwose kandi koko ndagapfusha Rukara okay isa hari akandi kantu gatoya nshaka kugira ngo umbwire sibyo yego urabona gutya uyu munsi turi kwa kangahe ubwo munsi ni ku cyumweru kuno munsi ku cyumweru genda urebe kiriya kimasa woka pazo jukineka nkaguca kuri sirenge bari abanyagwa batazagihemuza boka igiki kimasa canje nahawe n'igihugu canje nahawe na Yago TV show ngajye kineka gute ashanyuza mu jishanu kiziritse batazagihemuza bere agire ngo aje kireba nkaguca kumushumba bari mushumba wawe se yitwa Pazo yitwa Patrick uramushumba arayiboneshaga nkabona iri guca umugara ibigawe ngo yitwa nde yitwa Patrick none se Pazo igo cyose ndahamagaraga si Pazo si Patrick byose mwitaga na G habaga ngiye mwakwiye G yanje ngwino aturi he uri hehe G yanje yaturitse inka ifite swaga ngwigo ngasanga ifite potential kavuga aho ngaho di word aho ni so gasanga ni wanene isa urabona hari ukuntu abantu bajya kunda kuvuga ngo gihe nta mafaranga yego nazo nibyo 6:20 waguramo iki saa sita zigeze njaga gusenga kambaza Imana nkayibwira nti Mana dore saa sita zirageze ngeze mu gice cy'umunsi ntari napfa ngavuga nyongerera iminsi zo kubaho rutume mvamo roho uhita ujya guse ubuso none se ko saa sita zageze kutasenze isa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ari mu ruhande rwanje gwinde Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala nje ndi umusiramu payi karukara wa payi rutwagada nese uri n'umuyisilamu cyane kandi wambwiye ngusengera mu itorero ry'Igisenyi iyi Imana impamagaye aho njaga gusengera abaga hatandukanye njaga mu Kisilamu kasha no mu Resurrection Church bese biterwa n'umunsi numvishije ari wane nese Imana iguhamagaye none se witaba Imana dote cyane ndayitabaga cyane nkayumvira kavuga Mana warandemye undemera naga amazi umweru derengere reka nje ndagasoma ntuje niturishe meze neza ntabwo biba byoroshye kandi koko isa iyi mihanda bari insazi wallahi zino mihanda zigengwagamo n'abantu bizera Imana gusa bonyine
nibo bagenderaga mu muco. Isa sindakubona wagiye gusari mu Gasiza. Njewe wari wambona nambaye isuna cyakoze. Wambaye iki? Isuna nambaye n'ikanzu. Isuna ni tashbir, ingofero y'abasilamu yitwa isuna. Buri Imana nimfasha nuko shitani yanteye kanywa inzoga. Kiri umusilamu ntabwo nanywaga walayi warasura, ariko shitani hiti ntakaraho inywesha inzoga ngo pa, numva ngo bi, numva yantakaje mu domoro mu ngunguru za ngufu mu ruganda ruzikora. Abari mwinjana hiti njugunyamo njana mu Kivu canguvu ugom na nubu nimwo ndi sindanavamo. Zavamo ryari? Nzuzavamo ryari Isa? Nzayi turitsanye turike nyimene ingunguru oguyemo. Nzayimena umunsi gumwe ndemi ya fanta. Ugenda ubwe mu ngunguru ya fanta. Abari mwuguma nta Isa ntago wagwa mu ngunguru ya fanta ngo byemere. Ariko Imana ntabwo yaba yaremye ico kunywa ndagapfusha. Tsaje ndisomera gakeya n'ubundi ni kwa kundi sinahanywe inzoga nyinshi. Ako biba binabaye cyane nabyo byiza kandi koko gose ndagapfusha rukara. Isa yola ariko abundi mani iyi simani w'abantu beza ujye ubibona. Umva ubwire Imana yaremye abantu beza, irangije ibaha umutima mwiza. Njewe abantu Imana yaremye, Imana ije ibakomeza nk'uko yabaremye, ije igumana nabo ibihe byose. Imana ibaho umugisha cyane mwinshi kandi kutagabanyije. Kandi nibyo Imana ije itanga ikintu cyose nta na kimwe yimanaga. Isabye iraguha, iguhaga imodoka, ikaguha indege. Ewe gawe ewe garukara wambaye rutwagana bikagenda neza. Isa yola hari umuntu nahuye njyangirira neza ndavuga ni cyakoze abantu baracyariho. Imana yaremye abantu ibaha umutima mwiza, ntabwo abantu bose ku isi. Ariko hari n'abantu bafite umutima mubi. Abafite umutima mubi nabo gumeze nko Rwande, gumeze nko gwa shitani, nabo sibo. Shitani yanga ibyiza ni shitani bimurimo, ariko shitani yanga igihugu. Ariko igihugu cyacu shitani ntiyagishikirira ka. Yoka bagwa. Shitani igihugu cyacu ntiyakibasha. Yogapfusha rukara. Shitani igihugu cyacu ntazakijemo, nta nazakinjiremo, ntazibesha. Ajara muri Kongo wabaga intambara, naho igihugu cyacu n'umutekano. Turamwiyamye. Shitani ntakaze mu Rwanda ngo azanyemo intambara. Yoka arakabura ijuru, arakabura isi, arakabura amazi meza, arakabura aho kogera, aragakongezwa, aragasha. Ntabwo biba byoroshye. Isa yola turi kujya ku musozo wa kino kiganiro cyacu. Yego anga turi kuri Wune Empire. Unene turi kuri une. Waje umbwira nkumva. Wune inyi Empire. Wune Empire. Nibyo koko niho turi kandi koko nibyo. Abantu bakurikiranye kuri Wune Empire. Une impara. Imparage. Une imparage. Ga. Une impara. Une empire. Iko. Nibyo. Kandi koko ni Wune Empire. Abantu bakurikiranye kuri Wune Empire wababwira iki? Ikintu nababwira, umwaka wa 2023
bazaguge ntiguzabage, bazagira umuco kuje gubarasira, bazagira ibintu byinshi cyane, bagire swaga, bagire potential, bagire uzu, baje barona potential bameze bye cyane ndagapfosha bazazwayo no ku majani n'amajani. Rura ruganda se ntabwo uri kurureba, ntabwo uri kureba n'imirima z'icayi, ntabwo uri kureba ukuntu ari wane kirabara giteme kiragisa n'umukara. Buriya kigiye kuzashibuka noneho kimeze bye kimere wane tagapfusha rutwara amajyane yari ugiyemo cyane. Isa ujye icyayi hari abakoreshaga umunsi mukuru gwa buri mwaka, barambwiraga bati ngwino kajayo shanka sogongera ku cayi ndagapfusha rukara kavuga diwaditi. isumwaga icyayi mwaga icayi kidashushe cyane. mwaga icyayi kimeze gute? Icayi kirimo agashuhe gakeya. Ese isa icyayi gishyushye n'icyayi cy'akazuyazi. Mwaga ic'akazuyazi icyo kindyoheraga. Icy'akazuyazi cyane. Icy'akazuyazi kiba kimeze gute? Kiba gifite uzu, potential na swaga. Kimeze bye. Kimeze ukuntu kiba kiryoshe. Ari wanene. Isa mu gusoza dusoze hano tururahazi ni ahangaha iki kigo cigagamwe abana batoya cyane. Kino kigo cyitwa gute? Madamu Jeannette Kagame niwe muntu ubahaga igikoma, amata, ewe gawe byose. Reba nawe karema kikoni yabubakiye. Inde Jeannette Kagame, Madamu Jeannette Kagame, nyakubahwa Madamu Jeannette Kagame, umubyeyi mwiza cyane. Isa mu gusoza Peter wamubwira iki? Peter ngo ni inshuti yawe. Peter ucuruzaga nguvu. Peter ucuruzaga nguvu. Peter ucuruzaga nguvu. Uwo ni uwahe rero? Nuwahani wacu. Ntabwo ari we. Nuwahe? Yala! Peter. N'umuntu wanje. Gose. Kuba ari umuntu ufite umutima mwiza. Imana izamujyana mu ijuru. Nibyo. Ndagapfusha rukara. Ariko Peter mana we, iyo murebye ndababaraga cyane. Ndariraga. Uramukumbuye? Ndanamukundaga. Uzamusure rero. Agenderaga mu gare walahi walasuru kubera ko ari Imana yabitegetse. Ikintu Imana yategetse ntabwo wagihindura. Ntabwo bishoboka. Ntabibaho. Ariko Peter n'umuntu wanje ndanababaye cyane. Umunsi wukirize umubwira uti isa new boy aragusuhuza cyane. Niwe umutwaraga muri ya modoka agenderagamo. Yego uje umutwara neza. Nibyo. Ni ukuri kw'Imana ndagapfusha rukara. Uje umutwara neza. Nibyo. Agire swaga, agire potential, naje no kujyama mu na Jeanne. Gose. Uzi Peter buriya buriya Peter azanampamagara njyewe ampamagare. Nje ndamutwara ndagapfosha rukara. Isa ndamubwira ariko nawe ndabizi ari gukurikirana. Peter umubwire aja ntwara njaje ndamutwara ntaje ayigabone nevuze ngo ejo rantwara. Peter njaje ndamutwara. Nibyo. Iyo murebye ndababaraga cyane. Mbwiraga Imana agavuga Mana uri Imana koko. Bitagamubwira Allah kavuga uri Allah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Turi Imana kandi bitagambivuga avuga ka kavuga uri Imana. Nuko tuye mu ijuru. Isa turagushimiye, hano ni kuri Wune Empire sibyo? Tugushimiye umwanya waduhaye tukaba twakoranye ikiganiro.
yaba uyu munsi n'ikindi gihe tuzagaruka kukureba tugusure unameze neza sibyo duturike yego